Nongeye kubasuhuza mwese abateze amatwi Ndayisaba Epimarket TV nkuko bisanzwe. Aha niho duhurira tuganira twungurana ibitekerezo tureba mu buryo bugiye butandukanye ibintu nabyo bitandukanye byadufasha mu guhindura imitekerereze y'abantu, imyumvire, ariko kandi tugira isi yacu nziza kuruta uko twayisanze nkuko dukunze kubivuga. Uyu munsi rero nongeye kugaruka nifuza ko hari ingingo twaganiraho kandi y'ingirakamaro. Ni byinshi twagiye tuganiraho mu bihe bitandukanye, ariko uyu munsi nifuzaga ko twaganira ku kijyanye n'imibanire mu ngo z'iki gihe, imibanire hagati y'abashakanye uko ihagaze. Ese ko twumva impfu hagati y'abashakanye muri iyi minsi, izo mpfu ziterwa n'iki? Ubwo bwicanyi hagati y'abashakanye kandi bakundanye ziterwa n'iki? Amahoro yako yabuze mu ngo, ibyo bintu biterwa n'iki? Ese n'iki twakora kugira ngo turebe ko ibyo bintu twabigabanya cyangwa se byanashira ntibyongere kubaho? Ubona nubwo turi mu isi ifite ingorane zitandukanye, ibi birushaho kwiyongera, ariko se tubirebere gutyo tunanirwa kugira n'icyo tubivugaho? Kandi Imana yaraduhaye ubwenge ndetse ngo tubukoreshe uko bikwiriye. Abantu baba bakwiriye kugirana inama kugira ngo ibibi tubihindure ibyiza aho bishoboka. Rero iyi ni ingingo umuntu yavugaho ibintu byinshi cyane, ariko umuntu yatangira yibaza ati ese abantu ko baba barabanye bakundanye ari sheri shushu, umwe akunda undi, umwe ataryama atabonye undi, atarya atabonye undi, biza kurangira bite kugira ngo bigeze aho umuntu yumva yakwica mugenzi we, cyangwa se atakiri umuntu ufite agaciro mu buzima bwe nk'uko byahoze mbere? Ubundi umuzi w'ibi bintu njye uko mbibona, mbona uba uri mu itangiriro, aho bagiye kumenyanira, uko bamenyanye, inzira byanyuzemo, ndetse n'uko byakomeje ngo bigeraho bombi bafata icyemezo cyo kujya kubana. Ubundi uko tubizi, umusore ahura n'umukobwa bakamenyana, umusore agatereta inkumi, uretse ko wenda ubu byanahindutse n'inkumi ishobora gutereta umusore, nta gitangaje kirimo kuko birashoboka. Noneho umwe akabenguka undi, agatangira kumwiyegereza buhoro buhoro, atangira no kumwigaho, agira ngo arebe niba uwo muntu koko niba yamukunze, urwo rukundo niba rumuhaye nawe yarumusubiza, hanyuma ubwo bagatangirana urwo rugendo. Noneho rero iyo bigeze ubwo ibyo bintu bitangira bigakunda, cyangwa umwe akabwira undi yuko yamukunze, yifuza ko urwo rugendo rw'urukundo barutangirana, akagira amahirwe igisubizo kikaza ari cyiza kuri we, ubwo urugendo rw'urukundo bararutangirana. Babona igihe gikwiriye koko bakavuga bati noneho rero birakwiriye yuko twanabana, ukava iwanyu nanjye nkava iwacu, tukajya gushinga urugo twitwa umugore n'umugabo. Yewe rero aho niho mbona hari izingiro ry'ibibazo, kuko niho ibintu biba byarahereye. Ubona nubwo hari ubwo bishobora kuza guhinduka nyuma, ariko burya umuntu ashishoje ushobora gusanga umuzi uri hariya w'ikibazo. Njye ku bwanjye rero nkaba numva iyo urebye uburyo abantu bahura mu buryo butandukanye, ibintu by'ubu byose usanga byarahindutse, ukwizerana kwarabaye gukeya no kuvugisha ukuri, abantu bagakundana kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Hakaba n'abantu babana rwose atari kubw'urukundo, ahubwo ari kubw'inyungu zindi zitari urukundo uwo ari we wese muri bo yaba yaragiye akurikiranye. Iyo rero byabaye kuba abantu barabanye atari urukundo ari inyungu, umwe yagiye akurikiye ku wundi, ibyo bintu usanga ari byo biteza ingorane iyo abantu bamaze kubana. Njye uko mbibona, ngenda reba mu bushishozi nkabona ukurikije ibiriho muri iki gihe bigaragarira abantu benshi, usanga abantu bahura bakamenyana, bamara kumenyana bagatangira nyine urwo rugendo rw'urukundo, umwe yaraterese undi yaranamwemereye, ariko bagatangira umwe areba ese uyu muntu buriya
afite imitungo ntazabasha gukiriramo. None se uyu muntu buriya hariya buriya umuntu apparence physique ye imeze ite? Ibyo ni ibintu nabyo bitabura mu rukundo nibyo, kuko umuntu abana n'uwo yumva amunyuze, ariko hari ibiba bidakwiriye kuba nyambere mu rukundo rurambye. Uburyo ushaka urukundo rurambye urabanza ukareba umutima w'umuntu, niba uwo muntu koko ari umuntu wabasha kukumva neza nawe ukamwumva. Nimvuga ko kumva neza ni wa muntu uzabasha kumva filozofi yawe, reka mbivuge gutyo, cyangwa se imitekerereze yawe, ukumva niba ari umuntu nawe imitekerereze ye yahura n'iyawe, kuko ari umuntu waguha igitekerezo ukacyakira ukacyumva ukumva ko ari igitekerezo washyigikira, ariko nawe ukumva icyawe kuko niba yagishyigikira atari wa muntu akumva gusuzuguye mutari ku rwego rumwe. Aho ntabwo byahura na gato. Ahubwo icyo mvuga, niba abantu bahuye umwe akamenya undi, noneho agatangira akumva yuko uwo bahuye hari amarangamutima amugizeho yatuma ndetse yamukururira gukundana nawe, icyo gihe uba ukwiriye kureba ukamenya ngo uyu muntu se ni muntu ki, ukabanza mukaganira byimbitse utanihutiye kumubwira uti naragukunze, nubwo hari abajya babikora ariko burya njye numva atari ko byakabaye biri. Ukabanza ukamenya ngo uyu muntu nimubwira ko nimusaba urukundo azemera. Ukurikije burya ibiganiro mugirana, iyo uri umuntu uzi kugira ubushishozi ndetse uzi kuganira byimbitse mu biganiro mugirana, burya n'iyo utararikocora ngo urivuge, hari ukuntu mu bibazo umubaza mu byo muganira, hari ukuntu biguha isura yuko nibura byaguha icyizere yuko uwo mushinga wawe uri butambuke neza. Noneho wamara kumva bikunze, ariko ukabanza ukamenya kuko niba uwo muntu mu buryo mwagiye muganiramo niba ari wa muntu wumva ukunogeye koko, niba uwo muntu amashuri yize koko, niba wumva ushaka umuntu wize, ntujye gutereta umuntu utarize kandi we wumva ushaka uwize, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi utazumva yuko wa muntu atari ku rwego rwawe, kuko ushobora gushukwa n'ibindi wenda ubona ako kanya bikagukurura, wenda bikagutwara ubwenge, ugahita wihutira guhita winjira muri urwo rukundo, bidatinze n'urugo rukaba ruraje, narwo ruraje mubigiyemo, nyamara ejo watekereza ugasanga uri kuvuga uti narahubutse. Niyo mpamvu kubanza ugashishoza ari byiza, ukabanza ukamenya uwo nguwo ushaka gutereta uwo ari we. Niba ari umuntu kuko wumva ukunogeye, ukabanza ugatekereza imibanire yawe nawe uko yabimeze, nuko wifuza ko imera, ukareba niba ari ko izamera kuko nubwo wenda ntawe ureba ibizaza, ariko ukareba ukurikije uko wiyumva nuko umubona niba ari umuntu muzahuza koko. Aho ngaho iyo wamaze kuhasobanura neza, biragufasha nibura ukumva yuko uwo mugiye kubana ari umuntu wumva ukunogeye. Ariko ukumva niba koko ukabanza ukanasuzuma neza niba mutagiye kubana kubw'ikindi kintu waba mukurikiranyeho, niba ari amafaranga se afite, niba ari imitungo afite, yaba ariyo yakoreye cyangwa se iwabo bamuraze, niba atari uburanga ukurikiranye, kuko bwa buranga burya hari igihe umuntu aba afite uburanga none ariko ejo akaba yagira ikintu gituma bwa buranga bugenda. Nibyo navugaga hejuru rero yuko hari ibintu bitari iby'ibanze mu kuba wakundana n'umuntu, cyokora byo bikaza ari nka accessoire kugira ngo nibura byunganire bya bindi by'ibanze. Ariko ibyo byose bamaze kubisuzuma ugafata uwo mwanzuro, icyo gihe nibura ku bwanjye navuga nti urukundo mwarwinjiramo mugakundana, mugatangira urwo rugendo rw'urukundo mukarutangirana mwembi. Ahangaha rero birasaba ubushishozi, kuko ubu ngubu hari umuntu ubona mundi iyo mitungo akavuga ati uyu muntu nyamara nshatse ukuntu
ntaba closed nawe, nshatse ukuntu namwiyegereza, hari ukuntu byamfasha no burya no gutangira igishoro cy'ubuzima, iyi mitungo ye nanjye nayiryaho da, ejo wasanga nanjye mbaye umuherwe bivuye muri iyi mitungo, ntaba nyifiteho uruhare, reka nshaka uburyo mwiyegereza, wenda ejo cyangwa ejo bundi twazabana, niyo twazanatandukana sinabura icyo mukuraho, nanjye nkatangira ubuzima bwiza, niyo nkaba umucuruzi, nkaba byinshi. Aho ngaho ni handi uzasanga abantu babanye nyuma y'igihe runaka, ugasanga hari ibyo batangiye gupfa, hatangiye kuzamo umwuka mubi mu rugo, kuko umwe atagikunze undi, kandi koko burya n'ubundi ntibaba barigeze bakundana, ahubwo bya bindi yamushakagaho wenda se ntabibonye, cyangwa se wenda amaze kubishyikira agira ngo abone uburyo atandukana nawe. Rero icyo gihe umwe abibabariramo, kuko burya iyo abantu ari babiri, umwe hari igihe aba akunze undi cyane kuruta undi. Ubwo rero uwo nguwo wakunze undi kurusha wa wundi, iyo hajemo ibyo gutandukana urumva niwe uhababarira, agatahana umutima ubabaye, kandi yaribwiraga yuko bari kumwe ari umuntu bahuje, bazabana ubuzima bwose nk'uko benshi bakunze kubirahira. Igihe rero abantu babiri bakundana, burya uba ukwiriye kumenya imico y'umuntu. Uyu muntu akunda iki? Umuntu yanga iki? Ni iki kimubangamira? Ni iki namukorera igihe yaba ababaye ngo yishime? Ese igihe arakaye cyangwa se ababaye ni gute namwitwaraho? Ibyo ni ibintu byiza by'ingenzi kumenya, kugira ngo n'igihe muzaba mwarabanye mukagirana ikibazo, umenye uko uzajya witwara igihe ikibazo cyavutse, ukamenya niba ari umuntu ugira uburakari burenze ubwawe, kuko twese burya nta muntu utarakara, uretse gukorakora kwacu byo biratandukanye. Ukamenya niba ari wa muntu ugira uburakari burenze ubwawe, ukiga kuba wajya ucisha make igihe we yagize uburakari bwinshi, uba ubizi ko icyo gihe aba afite uburakari buruta ubwawe. Wowe ukiga guca bugufi kugira ngo igihe arakaye akazamura amarangamutima, reaction zikaba nyinshi, wowe ugerageze guca bugufi kugira ngo muze kugira aho muhurira nibura, kuko arakaye namwe mbi mukazamuka, icyo gihe bibyara ingorane no kurwana bizamo, ugasanga n'impfu za hato na hato naho zigiye zituruka. Ni byiza rero ko wa muntu mwiga ukamenya uko ateye, ese uyu muntu arakara ate, iyo arakaye ni iki namukorera kugira ngo acururuke, umujinya we umarwa n'iki, arakara mbese igihe kingana gute. Ibyo bintu ukabikurikirana kugira ngo cya gihe muzaba mwarabanye, Imana yarabihaye umugisha, uzamenye ukuntu uzajya ubyitwaramo. Ubona n'ubwo ngewe ku byo maze gukurikirana, ibyo maze kubona, burya umuntu umusobanukirwa kurushaho mwarabanye, ariko nibura mutarabana hari ubushishozi nawe bwite ukora nk'umuntu ufite kandi ubwenge. Hirya y'ibyo rero, iyo umaze kumenya wa muntu amarangamutima ye, nuko wajya uyajera nkawe muri kumwe, burya wiga n'uburyo bwo kugerageza rwa rukundo rwe mu gihe mukundana, kugira ngo, kuko burya iyo naje kubona iyo mukundanye mu bintu by'umunyenga gutyo gusa, nta tuntu tubacarenjinga tujemo, reka mbivuge gutyo, hari ubwo usanga iyo tutabayemo muri cya gihe mwakundanaga tukaza nyuma mwarabanye, hari ubwo usanga kutwakira bene utwo tuntu bigorana. Burya rero nubwo bavuga ngo nta butaha butagezwe intorezo, hari ubwo usanga twa tuntu tuba twaragiye tubacarenjinga ari natwo dutuma urukundo rwanyu rurushaho gukomera. Ni byiza rero yuko bene utwo tuntu hari ubwo tuzamo natwo, burya natwo ni ingirakamaro. Noneho umuntu niba mukundana, ntimushake kuba mu kintu cy'ikinyenga gusa, ukaba watekereza n'utuntu two gushaka uburyo wacarenginga mugenzi wawe, bitari byo kugira ngo ariko mwikureho, bitari byo kugira ngo mubabarize umutima, ahubwo ari ukugira ngo urebe ko niba ari wa muntu, mbese unasuzuma ya marangamutima ye, unasuzuma urwo rukundo niba ari umuntu koko atari wa muntu urakara agahita avuga ngo tubivemo. Hari abantu bakundana ari babiri, bagirana akabazo gatoya kandi ari akabazo baganiraho kagakemuka, umwe agahita abwira undi ngo niba ari ibyo tubivemo ngo tubihagarike. Ukibaza uyu muntu yarari mu bintu cyangwa ntiyarabirimo, ukibaza niba arimo arakina n'amarangamutima ye cyangwa se n'ay'undi,
bigakuyobera ukibaza uyu muntu azi yava niyagana. Rero burya ni byiza yuko utwo tuntu iyo tujemo tuguha kumenya runaka dogere ariho izo arizo, urwego rw'amarangamutima ye, uburyo iyo agiye mu bintu abijyamo abirimo koko, cyangwa ni umuntu utazi gufata icyemezo, cyangwa utwarwa n'amarangamutima uko bije akagendera gutyo, ntabe ari wa muntu wabasha kumenya ngo uyu muntu ateye gutya namwitwaraho gutya igihe bigenze gutyo. Gukundana n'uwo nguwo ntekereza ko atari ibintu byaba byoroshye. Umuntu mujyana akabazo gatoya akaba aravuga ngo tubivemo tubyihorere, n'ubundi ndabona ntaho bizagera ibiki n'ibiki, kuko burya gukundana tuba dukwiye no kumenya yuko sindi marayika nawe nturi marayika. Niyo abantu bagiye kubana ntabwo burya aba ari paradizo abantu baba bagiyemo, ahubwo ni ishuri cyokora mubyitwayemo neza rishobora kuba ryanaba paradizo koko, muramutse bwa bushishozi mwarabukoze neza mu bushobozi bwanyu, n'Imana yarabihaye umugisha, birashoboka yuko icyo gihe imibanire yanyu rwose yaba na paradizo. Ariko nkiri hariya rero niho umuntu akwiriye gushyiramo imbaraga cyane igihe mukundana, ukareba koko uwo muntu niba ari umuntu ugukunze kuko bimuvuye ku mutima, atari na wa muntu ugukunda do passage gusa, ngo yibonere icyitiriro kumva ngo ngewe narashatse umugore, nashatse umugabo. Muri iyi minsi byarateye ku buryo kubera ko ingo zanasenyutse ari nyinshi, umuntu akaba yanavuga ati reka ngende nina n'abana nawe imyaka 2 cyangwa umwaka umwe, nirushaka ruzasenyuka ibyo nshaka nge nzaba narabibonye, icy'ingenzi nuko nzaba nabanye nawe, si urwa mbere ruzaba rusenyutse n'izindi zarasenyutse, ariko nibura giye kuzitwa yuko nashaje cyangwa napfuye nanjye ntashatse nk'abandi.